Nshuti bakunzi ba Mama Mignone TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Turabasuhuje rero, nimukomere cyane, iminsi myinshi. Tumaze iminsi hari inkuru turi kumva zigenda zitambuka hirya no hino, ariko ikinzanye mwa bakunzi banjye mwe rwose sindi bugice ku ruhande, ndagira ngo mbabwire ukuntu ibintu biba byubakitse. Uyu munsi iyo ngiye gukora ikiganiro ndagitegura ndetse nkagira n'ibyo mvuga ngo ngiye gukora ikiganiro iki n'iki, ndavuga ku muryango se, ndavuga se ku byo nabonye mu muhanda, ndavuga ku bya hehe, ariko ibi bintu binsaba kubitegura. Iyo mbiteguye rero nkavuga ngo ndavuga ku kintu iki n'iki, naba ndi bukorane n'undi muntu, naba ndi bwikorane, uko byamera kose mba nabiteguye. Aha niho nari ngiye kwinjirira rero mbabwira ngo ibi tugenda tubona bitambuka ku mbuga nkoranyambaga bitegurwa bite, bigenda gute, biza bite? Hari amasaga menshi akunda kubaho, ukabona saga irabaye imaze icyumweru ikarangira, ejo hakaza indi saga ikabaho ikamara icyumweru ikarangira, gutyo zikagenda zitandukana. Ariko izi saga hari igihe ujya kubona ukabona zifashe ukwezi, amezi abiri, amezi atatu, ndetse hari na saga ushobora kubona ishobora kuzamara n'umwaka. Ibi biva he? Ibi bituruka hehe? Bigenda gute? Nabatangiye mbabwira ngo iyo ngiye gukora ikiganiro ndicara ngategura. Rero namwe munkurikiye muri aka kanya, ndagira ngo mbabwire ngo iziriya saga, biriya bintu biricara bigategurwa. Umuntu ashobora kwicara akavuga ati uyu munsi tugiye gukora ikiganiro iki n'iki, turavuga kuri runaka kandi turamuvugaho ibi ngibi. Uyu muntu tugiye kuvugaho, njyewe ndajya mvuga gutya, nawe uvuge gutya. Ndetse hariho n'igihe abantu bashobora kwicara bagahana gahunda bakavuga bati turahura saa tatu dukora ikiganiro. Saa tatu turahura, saa tatu dukora ikiganiro kimwe, saa tanu dukora ikindi kiganiro, saa cyenda dukora ikindi kiganiro. Ukabivugana n'umuntu muri bukorane. Nshobora kubivugana na kameramani wanjye, nshobora kubivugana n'undi muntu dusanzwe dukorana ndetse dukora bimwe, hanyuma tukicara tugahura. Nkavuga nti ngiye kuvuga kuri iki ngiki, nawe nujya kuvuga uvuge kuri iki ngiki. Yego, buri wese ibisohoka mu mutwe we biza ari ibitekerezo bye, ariko tuba twagiye kuri sije imwe ariyo turi buvugeho. Iyo rero ari ikiganiro kiri bukorwe ndetse dushaka yuko gitambuka ku bantu benshi, ushobora guhamagara kamera 10 cyangwa za kamera umwe muri bo akikora akavuga ati njyewe ndashaka yuko uduha ikiganiro iki n'iki. Ati kandi wihangane turatera kamera turi abantu aba n'abaca n'izi ziratera kamera. Iki kiganiro kigakorwa, ejo kigasohoka ku macano atandukanye. Mu gusohora ikiganiro biterwa na buri wese aho aherereye, biterwa na buri wese n'ubushobozi bwe, biterwa na buri wese, kubera ko gukora ikiganiro bisaba interinete, kandi ntabwo ari interinete iyi ngiyi ya makeya, nta nubwo ari interinete igenda gahoro. Ubwo rero uyu munsi ukajya kubona ukabona ikiganiro kirasohotse, ejo hagasohoka ikiganiro, ejo bundi hagasohoka ikiganiro, ejo bundi hagasohoka ikiganiro. Bya biganiro 10 bikazasohoka, weho wandeba nahereye kuri ibi ngibi twita ngo ni saga. Weho wareba bya biganiro 10 bitandukanye kuri ya macano 10 atandukanye, ugahita uvuga uti ibintu byakomeye. Runaka burya nuko ateye, kubera iki? Ibi bintu byanyujijwe ku macano menshi atandukanye kandi bikajya bisohoka mu bihe bitandukanye. Wowe uri kubyumva rero, iyo utarasobanukirwa uravuga uti bya bintu birakaze. Wa muntu nuko ateye, ejo wafungura ukabona uguyeho nanone, ejo bundi wafungura ukabona uguyeho nanone, gutyo. Nababwiye ngo iyo mugiye gukora ikiganiro mushobora kuza mukavuga ngo kimwe turagikora saa 3, ikindi turagikora saa 5, ikindi turagikora saa 9, bikazasohoka ari ibiganiro 3. Ariko wibuka yuko twatumiye amacano 10. Aya macano 10 dukoze ibiganiro 3 byonyine. Aya macano 10 nabisohora bizasohoka ari ibiganiro 30. Njyewe ndimo ndabarabura, njyewe nzababwiza ukuri. Abantu mukunda gukurikira Mama Mignone Official, ibiganiro nkora ibiganiro byubaka umuryango,
ndetse no kuba mvuze kuri iki kintu ni ukugira ngo nshuti munkurikiye, nshuti mwese mwumve ikinyarwanda, iki kintu mucyumve kandi mukimenye. Iyo bisohotse rero ari ibiganiro 30, nababwiye ko ni ikiganiro kimwe ariko kivuyemo ibiganiro 30. Nawe nubona ibiganiro 30 biri kuvuga ku muntu, uzagira ngo bya bintu harimo ukuri, kandi twicaye turabipanga. Ibiganiro 30 bizasohoka mu gihe kingana iki? Ibiganiro 30 bishobora no gusohokera, reka tuvuge ko byose bisohotse ku munsi umwe, kuko ni amacana atandukanye, bose uyu munsi bagasohora ikiganiro kimwe, ejo bakazasohora ikindi, ejo bundi bakazasohora ikindi. Ariko wibuke ko ibiganiro byakozwe ku munsi umwe, kimwe gishobora uyu munsi njyewe nshobora kuba nasohoye icyakozwe mbere, undi agasohora icyakozwe bwa kabiri, undi agasohora icyakozwe bwa gatatu, bikabacanga. Noneho umwe agatangira akavuga ati ese uyu munsi runaka avuze gutya, runaka avuze gutya, runaka avuze gutya. Byakozwe ku munsi umwe bigasohoka ari ibiganiro 30 bikavuga ku muntu, ejo bikongera bigakorwa gutyo, ejo bundi bikongera bigakorwa gutyo. Ni ukuvuga ngo uyu muntu turi kuvugaho tuba tumurangije. Ibi bintu biramutse bikozwe iminsi 3, iyo byakozwe iminsi 3, bara ko ari ibiganiro 90 bisohotse ku muntu umwe, kandi bikozwe mu minsi 3. Ariko kuko bikozwe ku muntu umwe, muragira ngo ibikuba byacitse, muragira ngo hari ikidasanzwe, muragira ngo runaka aranzwe, kandi mu by'ukuri njye sinakubwira ngo runaka aranzwe, ahubwo uburyo ki ibi bintu babikoreye publicity, nibwo buryo ushobora gutekereza wowe uri hanze ya channel, wowe uri hanze ya kamera, wowe utazi uko ibintu bikorwa, ukaba wavuga uti uyu muntu ni gica, uyu muntu nta kigenda, uyu muntu ni mubi, ariko ari uko ibintu byapanzwe. Rero inshuti bakunzi bacu, abadukurikira mwese muri abahanga, abadukurikira mwese muri abanyabwenge, muri abanyabwenge, buri kimwe cyose muba mwakibonye, muba mwacyumvishije. Ariko icyo nshima kandi nzahora mbabwira, ndababwira ngo biriya bintu ntimukabyegereze umutima. Ibi bintu ntimukabyegereze umutima bikorerwa kuri channel, abantu bicaye bari kuvuga umuntu. Mbabwiye uko kuntu bishobora gutegurwa ibiganiro 90 bigasohoka bivuga ku muntu umwe, kandi ari ibintu byakozwe mu minsi 2, mu minsi 3. Rero kuri YouTube channel abantu bajyaho bagiye gukorera amafaranga, kuko YouTube irahemba. Nubwo wenda hazamo ingorane nyinshi cyane kugira ngo iguhembe, kubera ko nabo ni abantu baba bagira ngo barebe ko utaje kubakinisha, hakamanza kuzamo ingorane nyinshi. Ariko aba bantu bari gukorera amafaranga bakaba bakora icyo kintu, ntimukabyegereze umutima. Hari ikiganiro mperutse gukora kuri Mama Mignone Official, ndavuga ngo ese muzambabarire murebe, muzasanga ibi bintu nubwo bisohoka buri munsi, bishobora kuba biri gukorwa n'abantu batarenze 3, 5, 7. Uzabare nawe ku mitwe y'intoki uzasanga rwose ni ukuri. Urebe uti byakozwe ryari, byakozwe nande, byakozwe ryari, byakozwe nande, byakozwe ryari, byakozwe nande. Uzasanga ari ibintu bihora byirepeta. Uyu munsi rero dushobora kuzicara tugapanga tukavuga ngo tugiye kuvuga kuri iki, tugiye kuvuga yuko Supanet isigaye isa n'ubururu n'umweru. Noneho tuza kujya n'impaka, uvuga uti njye nabonye, weho uraza uvuga uti Supanet nabonye isa n'ubururu, ubivuga ubihagarareho. Undi ahaguruka ati njyewe Supanet nabonye isa n'umweru. Undi ahagarara bishinge hagati avuga ati Supanet ni ubururu n'umweru. Niba utabyemere, ndakwiyamye, umvire mu buzima, ndakwiyamye, njyewe byagenze gutya na gutya na gutya. Undi ati njyewe Supanet y'ubururu bampaye, nuko ariyo yari ikenewe, ariyo yari. Undi ati njyewe. Izi mpaka zo kuvuga ngo twavuze kuri Supanet, afite niba mvuze Supanet mwihagane, nanze kuvuga ko turi buvuge ku muntu. Ndashaka kubereka uburyo ki dushobora gukora ikiganiro tukagikora ku muntu tumeze nk'aho turi gushwana, kandi mu by'ukuri tutashwanya, ahubwo ari ibintu twapanze. Ikintu nemera ni kimwe, nuko nta muntu ushobora gupanga ikintu cyo kugira ngo avugwe nabi, cyangwa asebwe, cyangwa yangishwe abantu ku isi yose. Ariko twebwe tugiye kubikora tuvuga ngo nimureke dukore kuri uyu muntu, twebwe tuzapanga icyo turi buvuge.
weho uraza uvuga yuko uyu muntu afite amaguru ahengamye, njyewe ndaza mvuga yuko ariya maguru yari meza, njyewe ndaza mvuga yuko amaguru ye kugira ngo ahengame ari uko yituye hasi, undi ati njyewe ndaza kuvuga yuko amaguru y'uriya muntu kugira ngo ahengame baramukubise kubera ubukubaganyi, undi ati reka reka baramukubise kubera ubujura amaguru arahengama. Ubwo ntituvuze amaguru ntitugiye kuyavuga turi abantu batandatu buri wese afite ikintu ari buvuge kuri ya maguru. Rero nuko ibiganiro bipangwa bigategurwa, wahaguruka weho nk'umuntu ukurikira YouTube channel ugatangira ukavuga utayiwe mbese ni kuriya byagenze, ayiwe mbese amaguru yahengamye kubera ko bari bamukubise, ayiwe mbese amaguru yahengamye kubera ko yagiye yirukanka avuye kwiba akikubita hasi. Inshuti yanjye, ibi bintu nimukabyegereza umutima, mujye mubireba mwenjoyinge, museke, mugire gute, kuko namwe mujya mubibona kamemo, mujya mubibona ko ari wigiye tuza twiyemeje tukavuga ngo turarira bikarangira turize koko, ubundi tukaza twiyemeje tuvuga ngo turaseka, tukaza duseka koko, ubundi uti ndaza nariye babyita kurya umwanda, ndaza nariye umwanda narakaye mvuga ibintu bikomeye cyane kuri runaka, namwe muze kuza mubivuguruza cyangwa muze kuza mubyemeza. Amfete navuga ngo harimo ubufatanye bw'abantu bakora YouTube channel, ariko ubufatanye butuma ushobora gutuma umutima w'undi muntu uturika, ubwo simbwemera sinanabushyigikira. Ariko buriya bufatanye bugiye buba ubufatanye buvuga ibyiza, buriya bufatanye bukaza buvuga buti iyi mihanda niyubakwe kandi ikomere, ubufatanye bukaza buvuga buti yego uriya hariya naho hakeneye umuhanda umeze gutya na gutya, yego ibikorwa remezo ni ngombwa, hoteli nizizamuke. Abantu bagakora ubufatanye buvuga bene ibyo ngibyo, bakikora ari abantu 7 bagakora ubufatanye buvuga kuri icyo kintu, ni ukuri iterambere ryaboneka. Kuko murabibona yuko ubufatanye busebya umuntu butuma koko aseba, ubufatanye bwangisha abantu umuntu butuma koko hari abantu bashobora kumwanga batazi niba reroma uyu muntu ari uwo kwangwa. Ubufatanye bushobora gutuma bavuga bati uyu muntu reka kundwe, bushobora gukorwa uyu muntu agakundwa. Ubufatanye butuma umuntu ashobora kuzamurana n'undi kuri YouTube channel burashoboka. Ariko mwebwe mukurikira YouTube channel nukuri kubibabwira, ntabwo navuga ngo nkoze ikosa cyangwa ngo bizatuma mutankurikira, oya abankurikira bazankurikira kandi abazabyemera bazabyemera, ariko nuko ibintu byubakitse. Rero inshuti bakunzi ba Mama Mignone TV, inshuti bakunzi bacu, nagira ngo iki kiganiro ndeke kukigira kirekire, ariko ibi bintu ntimukabyegereza umutima, ntimukabyegereza umutima, ahubwo nuzajya wumva ikibi ku muntu uzajya umanza ukurikirane nawe ubwawe ubyibazeho, ariko utagendeye kuri cya kintu nababwiye cyuko dushobora gupanga ibiganiro 90 bigasohoka mu minsi. Ibiganiro 90 mwumvishe buryo ki bishobora gusohoka? Mwabyumvishije? Ibiganiro 100 bishobora gusohoka bigasohoka byakozwe mu minsi 2. Uko kuntu twifatikanyije, niba tubyutse mu gitondo tukavuga ngo uyu munsi ni umunsi w'akazi kandi turakora kuri ibi ngibi, tukabikoraho kandi bikaba. Rero njye ikintu nashishikariza abantu muri aka kanya, ni mureke dukora ibyubaka, mureke dukora ibizamura abantu. Icyo nicyo kintu cyazatuma dutera imbere, ndetse no hagati y'abantu harimo urukundo, harimo n'ubumuntu. Hari ikiganiro mperutse gukurikira, harimo umuntu umwe wavuze ati iyo ushaka gukorera amafaranga menshi cyane ushobora kwiyambura n'ubumuntu. Sinzi niba ako kantu mutarakumvishije, ariko njyewe mba numva ahubwo kurya amafaranga arimo ubumuntu byaba byiza kurusha kurya amafaranga yaho twiyambuye ubumuntu. Nukuri, ariko njye narabishimye kuko iyo wamaze kugera ku rwego watekereza gutyo, nuko nubundi cya kintu kiba gishobora kuba kigiye gukosoka. Iki kintu gishobora kuba kigiye gukosoka, kandi mwebwe munkurikiye rwose mureke dufatikanye uru rugendo rwo gukosora ibintu, tukavuga ibyiza, tukavuga ibyubaka,
tukavuga kubahana, tukabwira abantu tuti mwabagore mwe mwakubashya abagabo banyu ko ari nacyo Imana yabasabye. Imana yarabasabye ngo nimujye mugandukira abagabo banyu. Twarangiza tukabwira abagabo ngo mwabagabo mwe mwakunze abagore banyu ko ari cyo Imana yabasabye. Mwabana mwe mwakubashya ababyeyi, mwababyeyi mwe mwahaye abana banyu urukundo. Ibi bintu nitubivuga bizatuma tugira umuryango mwiza, tugire sosiyete nziza, kurusha gukora ibiganiro byo gusebanya, guharabikana ndetse no guterana amacumu. Ejo utazavaho wahuye n'urwango rw'umuntu kandi wari uzi ko uri gukora showbiz. Ushobora gutekereza ko uri gukora showbiz, ariko wa mwana w'umuntu wakomeje kubona bya bintu akajya avuga ati ariko uyu muntu kubera iki yanga data, uyu muntu kubera iki yanga mama. Ukabona umuntu aravuze ati kuki uyu muntu yanga musaza wanjye, kuki uyu muntu yanga mushiki wanjye. Ese aba bantu bari kwangana bapfa iki? Ntago bari kwangana, nta n'icyo bapfa, ahubwo ni ugushaka amafaranga. Aya mafaranga turi gushaka rero tukayashaka ariko twakomerekeje imitima y'abantu. Ntekereza ko nta cyiza cyayo, nta cyiza cy'amafaranga yakomerekeje umutima w'umuntu, nta cyiza cy'amafaranga yatuma umuntu ashobora kugira gute kwiyahura. Njya mbibona no kuri titre ukabona ati runaka none hari bwiyahure, ukumva rwose bishobora kuba bigushimishije kuba yaba ari bwiyahure, ariko ubundi reka nibarize. Ni ukuri dukomezanyije kandi tuvugishije n'ukuri, umuntu akwiye kubaho yishimye, umuntu akwiye kubaho nta kintu gihungabanya umutima we, umuntu akwiye kubaho agenda yumva nta pfunwe afite mu bantu bitewe n'abandi bantu. Nshuti yanjye, iyo umuntu yakuvuze hari igihe ugenda wumva ufite ipfunwe ryo ku rwego rwo hejuru, ugasigara uvuga se uyu muntu ubundi twapfuye iki, uyu muntu hari aho twahuriye, uyu muntu twaraturanye, uyu muntu twarasangiye, uyu muntu twariganye, uyu muntu twarararanye. Ariko ukabona ni ukuri ko Imana umuntu akubise ikintu hariya gishobora kumena umutima w'umuntu, gishobora kumena umutima w'umuntu. Ukibaza, usibye cyakora hari ikintu kimwe nabonye, abantu turakomera, abantu turakomera kuko umva hariho n'igihe tubyivugira ngo ngiye gukubita bombe, ukibaza iyi bombe iraturitse umutima wande noneho ngo ndekuye rokete, ukibaza iyi rokete aho niri bukubite mu bwonko bw'umuntu ikabusandaza. Rero ntago ndi wenda kuvuga izo terme nta nicyo binatwaye, ariko uvuze uti ndekuye rokete runaka uyu munsi namubonye, Imana yamugiriye neza, arasa neza, yambaye neza, ari mu modoka nziza, ari mu nzu nziza, ararya neza, abana be bariga neza. Hega ibyo nibyo dukeneye hano kuri iyi si. Dukeneye kubaho neza, dukeneye kurya neza, dukeneye kwambara neza, dukeneye kubaho twishimye, umuntu ameze neza, yari yagiye muri siporo, yasaga neza. Wow! Ibyo bintu tukabivuga, tukabishimagiza. Hari abantu bari buze kuvuga ngo oya, ngo tuba turi gucyaha, ngo turi kubuza abantu gukora ibibi. Ariko nshuti yanjye, urabuza umuntu gukora ibibi, umubwira isi yose ituwe na miliyari mirongo ingahe? Yego abumva ururimi uba uri kuvugamo ni bakeya, ariko abarwumva nabo uramubwira, uri kumucyaha gute se? Gute? Niba uri kumucyaha ko mukorana kuri izo mbuga nkoranyambaga, mwatumizanyijeho n'ubundi nawe mukamwicaza hagati aho ngaho mukahamucyahira, ndetse abantu bakabibona, mwese mwazama amaboko muri kubyina muvuga muti wawu, intsinzi irabonetse, bya bindi mwitaga urwango, bya bindi mwitaga iki, byarahagaze, ntabwo bikibaho. Turashimira n'abantu nyine batera intambwe bakavuga bati ni ukuri ibyadutanyaga ahubwo bihinduka ibyiza biduhuza. Abantu bakora iyo gahunda ni ukuri turabashimye. Ntabwo abantu bagomba kubaho batandukanye, ntabwo abantu bagomba kubaho barebana y'ingwe. Ni ukuri ndashima abantu bakora igikorwa ndetse n'abaherutse kugikora bagatera intambwe yo kuvuga ngo ntituzakomeze kubaho turebana y'ingwe, ntimuzakomeze kunyikanga, nanjye nimumenye ko ndi umuntu ukwiye kuvuga ibyiza. Iyo mwateye iyo ntambwe n'umuntu akemera kubakira, biriya biba ari iby'agaciro, kandi ni ukuri naba ari ibyo ngibyo bishyirwa imbere, naba ari ibyo ngibyo abantu bitaho, babiha agaciro, babiha umwanya, ndetse babikore babikunze.
Imana y'amahoro rero ibaha umugisha mwebwe mwari mukurikiye kino kiganiro. Ni ukuri sinzareka kuvuga ibyiza, sinzareka kuvuga urukundo, sinzareka kuvuga kugira ubumuntu, kubera ko numva ari byo bikwiye kuturanga nk'abana b'Imana. Imana yaturemye idukunze, natwe nimureke dukundane, kuko nta n'undi mwenda Yezu yadusigiye usibye uw'urukundo. Umwenda w'urukundo niwe dufite muri aka kanya. Rero nshuti zanjye, Imana y'amahoro